Hello, mukomere kandi karibu kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko mumeze neza, amahoro Imana akomeze abagereho. Mwe mukomeje gukurikirana Lisi France Lifestyle. Nizere ko muri amahoro mukugubwa neza. Uri mushasha turakwakira nawe, nizere ko uzakomeza gukurikirana ibiganiro mbagezeho. Utarakanda subscribe na kandi kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro no kajucikana. Umunsi ngiye kwereka uko wategura isosi yigize rwose. Isosi ifashe ushobora guteka icisha ibintu byinshi bitandukanye. Reka nze ntangire mbayereka tugiye kwifashisha, ndaza kubabwira impamvu isosi umuntu yose ashobora kwiteka rwose kandi izagufasha cyane. Ibitunguru na kasi ibitunguru kimwe n'ubutuku na kasarati ibitunguru bitatu binini. Urumva ko nawe rwose isosi ugomba kuza ifashe. Ari gihe rwose umuntu ajya kugira nk'ahantu ukarya ukabona imva, sivuze ngo ntago nukugaye cyangwa se nugugira, ariko uyu muntu ari agasosi gafashe rwose katare kwitara amazi bari saba cyane. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kubereka uburyo wategura impuza ibana isosi ifashe ushaka kwitegura ukayigira neza. Reka dukomeze duhire ubitunguru tureke bike nibimara gushya mu buti neza, dushyiremo utunguru tumo ukomeze uvanga neza, ushindi ntiwagiye gushyiramo nakunyu, dukomeze gutekera no kumura mucya kugira ngo bidashirira. Ubundi dushiremo intuza, dushiremo inyanya, nshyizemo inyanya ziseye. Utashyiramo inyanya ziseye nta kibazo, kiyo ngombwa nuko uzicucuma zikaza gushya neza. Mwabantu mwe nimba ari ibintu nangana ko abantu benshi barabanga guhura n'urunyanya rushinyitse cyangwa rukanuye mu isosi kabisa. Birari ikigari koma ikiza nuko inyanya umuntu zikata mu duto kugira ngo zitaza zigaragara cyane mu isosi. Ubundi uvange neza, uzihe umwanya zishye neza. Ubundi ushiremo ka salsa cyangwa se sauce tomate. Sauce tomate rwose ugomba kuyikana igashya kugira ngo igire nayo inuze. Abantu benshi bakunda guhita bashyiramo sauce tomate gutya bagahita bashyiramo amazi. Ubundi sauce tomate uyishyiramo nayo ukayiha umwanya igashya kugira ngo kuno isosi itukuye ize kuzitukuye neza. Iyo utayihaye umwanya ngo ishye ntago isosi itukura rwose. Niyo mpamvu ugomba kureka sauce tomate igafata umwanya igashya. Ubundi turaje dutangiye dushiramo ibirungo ushaka kugira. Ibirungo ushaka ukoresha mu gikoni, ushaka gushyiramo ama persil, ugashiramo za paprika, ugashiramo za black pepper, ugashiramo ibirungo byose ukunda gukoresha kabisa. Nge nashizemo ntuza ibirungo rwose wakunda gukoresha mu gikoni. Ahanini iyi sosi nge mberetse impamvu nyikoze nibireka ari ukuntu umuntu akunda gutegura isosi ikagira ikaza ari amazi. Hari n'abantu bateka isosi inyama ikaza ari amazi. Nge mberetse ino sosi niyo mpamvu nyiteguye. Ahanini nyiteguye kuko nagiye kurisha amafi, ariko ushaka kutegura bene isosi ukaza guterekamo inyama, isosi inyama iziryoshye, ukaza guterekamo intuze, ugushaka kwiteka gutyo ukayikarangamo ibitoki cyangwa se ibitungu cyangwa se ibirayi. Ushaka kwiteka gutyo rwose ukaza kurisha inyama ku ruhande. Ushaka kwiteka gutyo rwose ukaza kuyiterekamo amashaza. Ushaka kwiteka gutyo ukaza imboga. Ushaka kwitekamo ibintu byinshi. Niyo mpamvu kandi tureba nk'uku nguku urabona irarekuye iragize irafashe rwose, nta bindi, nta nyama nta ntoryi nashyizemo, ariko urabona ko watetse iyi ntuzi isosi y'ibitunguru gutya wayitekamo ibintu byinshi bitandukanye. Urabona ko irafashe cyane rwose ntago irekuye. Niyo mpamvu nkoze iyi video kujya mbere ku buryo ushobora guteka isosi y'ibitunguru ukaza kuyitekamo ibintu byinshi bitandukanye. Uyitekamo inyama, ukayiterekamo igitoki, umva ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe rwose umuntu ateka isosi irekuye y'amazi ugasanga rwose ntago biryoshye cyane, ariko wize guteka agasosi gutya birasaho cyane. Mwabonye ko nta bintu byinshi byansabye. Niyo mpamvu rwose murabona ko iragaragara neza kandi asa neza. Wirishije inyama cyangwa se ugashyiramo ukayitekamo isosi inyama, intoryi, byose byinshi ushobora kwirisha. So mukore subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro mbagezaho. Bizu.